kubisobanuraho nashaka kunsaba imbabazi azaze kunsaba imbabazi nashaka ko twiyunga tuziyunga ko ngende umushumba uri openly Bibiliya avuga ngo umuntu nakugarukira akavuga sorry nawe sorry zabiri hari uwitwa Ladies Choice mwabonye ibyo yagiye kunkuraho ama video yaje kunsaba imbabazi byararangiye azahangaha tugakundana Nyamuntu utagukozeho video pastor ariko nyuma ariga akaza gasaba imbabazi n'ibintu ariko ntago twajya mu bintu nk'ibyo ngibyo bimeze gutyo ngo njye gushaka umuntu andusha se influence njye ndi umupastor andusha influence ntayandusha andusha se cyubahiro ari muri Malawi ndi mu Bubirigi nta kintu na kimwe ashatse kubishamo amafaranga nabishoramo amafaranga kumuruta tukareka iby'umwuka none tugahangana physical urumva rero wabigiye gukoresha imbaraga kandi ariko ntabwo nabikora mama nibyo navuze nasobanurira abantu bankunda ikibazo mfite nakore wiharabika mama vava nanze kujya nitaba umuntu ari wese wa social media nguyu igete ni mukobwa wanje umugabo bakundana fiancé wasenga mu rusengero iwacu mubaze ngo namuhamagaye kangahe cyonse cyo nuko ibi bintu bizarangira kandi uzabibona muzabirangiza ibi byose abantu benshi urakoze cyane yanyumvisha nawari aranyumva kandi ndamusengeye numvisha afite n'ibibazo ndamusengeye mu majina mutera ntago ari umuntu ukomeye cyane pastor arabikomeza Gigi ntago abikomeza njyewe ndabizi none se umwana mubi yaje kunkora video ejo bundi n'icyago kitigeze kirangira nkuko nawe ubugana guciye mu ijambo iyo ari umuntu utabikomeza kubera yuko nawe muri hari ikindi yabwiwe yarongera arababaza natukanye na Araje turabisoza Gigi yaba ari umuntu utabikomeza ntago yakaje inbox kwangisha umuntu undi afite urwanga ahubwo rurindi atekereze neza ikintu ajya avuga ngo arakishijwe aze babikemure gusa wenda nawe agira amakosa nk'ay'abandi bose ariko nta rwango agira nuko tuge kumushinja urwango areka izina ryanjye gusa kuko nanjye ntabyo mvuga namaze imyaka yose ahangaho umwaka n'igice ntaravuga izina Gigi abantu bakaza bakabyandika ngo Gigi utose umuntu ahanga sinigeze mvuga Gigi n'umunsi n'umwe abantu bavuga ngo yaramutoheje sinigeze mvuga na rimwe ahangaha Gigi nagombaga no kubivuga n'abantu bamenye ukuri kuri ku mucyo ndabizi ko bigiye kwandikwa bakabimenya isi bimenye ko narenganyijwe n'intambara z'abagaba bombi ninjye wazivuruguse none zigarutse bose turi inshuti Imana umva nkubwire rata Imana iguha umugisha Imana ikuzamure ikugirire neza iguha amahoro Kim Gatema ndagushimiye imbere y'abantu bose 1400 bankurikira ndashaka kubwira ati wahagararanye nanjye mu gihe isi yose yandetse ibi ndabigushimiye wahagaze ku kuri tutaziranye nk'uko Imana yagushizemo mu mutima kundwanirira niko izahagurutsa abandi kurwana ku izina ryanjye ninkora ntago nukuri nababwiye ngo mfite ubukwe ejo bundi muri Spain ndabatumiye mwese muzaze nta mukobwa negeje gutereta negeje gukora buri kintu cyose izo swaga zimara kuba uyu mwana bita Gakiza yari umwana wanje nsengera buri munsi yaranyanze kubera izo swaga nawe baramukompa amvuga nabi kandi abizi ko ntigeze mukorera ikibi n'umunsi n'umwe niyo mpamvu muzamuye Gakiza nguyu sinigeze mukorera ikosa na rimwe namukunze nta muzi aba mu Bubirigi namusengeye ahangaha mu nzu iwa sinyo mama sinombera Gakiza hapo mu nyumba namusengeye ahangaha nsubira mu Rwanda 2020 niba nakangahe Gakiza amamayero 50 arambwira ati ngiye kwakira ibyangombwa byanjye yarabyakiriye Gakiza n'umuntu wishoboye muri Bubirigi n'umuntu hambaye n'umuntu umeze neza ndabesha Gakiza hari usaba fast nta wasaba ibyo byo nashaka kubyemera ko Gakiza ibyo bintu bimugwaho kugira ko nabyemera ko abadayimoni yo bari kuvuga umuntu nabi kuko yakubonye nawe ashobora kuvuga nabi ariko bitaturutse ku mutima wiwe nguyu Gakiza ntago namwanze arabizi neza na buri munsi ndamuhamagara Gakiza ngwino ku rusengero ndabesha papa Gakiza ndiyo nibyo pastor niwe muntu Gakiza n'umuntu twasenganaga agafashwa kurusha abandi ariko ibyo ayo matiko kimara kuba Gakiza yahise amvaho
yahise amvaho atangira kujya ku rundi rwego runaka cyane pastor ndi yabonye umuhamya ibipapuro kuri reka nje Gaki uracyaba muri yanzu yawe nini ya indi nini wanyeretse hapi narimutse. Imana igumugisha yabonye inzu n'umuntu wayiguhaye Hanyuma pastor. urakoze cyane yabonye inzu aranyereka arambwira ati ngo dore ahantu nimukiye umuntu yanyimuye ahangaha yari umwana uba hejuru ku gatanda gatoya ariko Imana ihindura amateka kubw'amasengesho arankunda Gakiza n'umuntu wankundaga ariko ibyo bigambo Gashumba bituma Gakiza mvaho murabona bitaranyangije reputation se nanjye ganaka narakuvuyeho pastor ariko yasanze nkomeye nshikamye ku rutare nyane n'umuntu Gaki wari uzakunkura unani ngo Gaki injajwa uvuze iki mama winjajwa noneho se ivuye hehe sekera dore sindamenya winjajwa ninde noneho mundebere injajwa urwaye iki Okay, shaka amazi nkwereke shaka amazi numara kuyabona umbwire njye rwari kuderanja pastor nibyo ari kugeranja reka mu block narakunda kudarapa ibintu ariko dukinisha pastor abantu nushoboza mubwira ngo narabyibushye murakoze narabyibushye mukomeze mubimbwire murumva ibyo bintu byagiye kunyangiriza izina ibyo bintu byagiye wihinduye ibyo bintu byagiye kunyangiriza izina ibyo bintu byagiye kunyangiriza ubuzima bwanjye ibyo bintu byagiye kwangiza ubuzima bwanjye ariko ndashima Imana ko uyu munsi mbohotse kubibabwira nkafata aya masaha yose 3 nkabibabwira nkababwira agahinda kanjye mwabonye ko byandenze kugeza aho narize nuko nari mfite agahinda mu mutima ibintu byitwa itirufu buri munsi kujya mubinkubitisha nibihari mwaba pastor mwe nimba mwarabuze amavuta mujye ku musozi gusenga kanyarira muze mushaka amavuta mfite ndabwira abantu ahangaseka umuntu akahita akira umigongo igakira abantu bamaze kubohoka hanga babonye Imana hanga andika ngo nabonye Imana niba koko warahabonye Imana andika ngo aha hantu kwipano kuri TikTok nahabonye Imana ahantu nahabonye Imana pastor njye hari icyo wamanuriye n'icyo ukunda nzaza mpamye mvuga Imana mvuga ibintu byose kandi ni vuba cyane amen amen pastor njye wampanurira amafaranga ndi kuyabona n'ubundi kurya inkoko ratirira inkoko ashaka nanjye pastor muri no minsi yo kwakihanganya ukansengera nta kintu Imana iri kukwereka kuri ngewe ntabwo yakinyereka none narakaye ariko ndaza kumera neza mu kanya buri muntu amina wese uri ahangaha dukundana unkunda ankandire kuri hatimi gusa nicyo kintu mbasabye nkandira ku gahatimi kamwe gusa nkandira kamwe gusa kahatimi kamwe n'ubuntu kankandireho kamwe Imana ibaho umugisha amasegonda 20 twese nkanda kahatimi umuntu umwe gusa unkunda nkanda kahatimi kamwe akonga ko kari hasi kapininze hasi nkanda kahatimi kamwe reka mubwire buri mu pastor wese uranga kw'imihanda ukavuga izina Prophet Hakim kipenzi cya watu icyo gipano cyawe ntabwo uzongera kubona abakristo bose bazahita bazi wanjye nimukavuge kipenzi cya watu ngiye ndo umukunzi w'abantu ngiye umuntu yashonje hanga akazamuka kandi ati ndashonje mita mfata ituro nkarimo nkamubwira ati jya kurya inkoko nk'izo Gashumba arimo kwimenaguramo birananiye ahubwo inkwera tekawe bia pastor abantu banga baracumuza pe ubuse gato ibaze ejo bundi wumvishe ngo hari umuntu nasubizanije nawe ngo turi kuhorizana nawe ubwambure wabitekereza ute pastor uzi ngewe waba umbabaje n'ukuntu nakurwa nduwumwe waba umbabaje cyane ibyo bavuze ari izo filime nazibonye ndavuga ati ngo Mana sinza kuceceka uyu munsi ndavuga nk'imashini nta n'amazi nza kunywa ndavuga nagombaga kuvugira ngaha mu rugo nagombaga kujya kuvugira hejuru y'umusozi ngo muri highway nkavuga nkatogota nkabwira buri muntu wese isi kamenya ukuri k'Uwiteka
hano hari abantu bigize ngo n'abapasteri bafite uducace tw'abantu batatu, uducace tw'abantu babiri, live y'abantu 17 uri wabizi icyuya, uri kubwiriza abantu nta wasohoye intare, nta wasohoye TikTok Universal, nta wasohoye iki, uri aho ngaho ngo Uwiteka azagutara imbere nka Bikira Mariya. Aca na Bikira Mariya, Bikira Mariya ari mu ijuru. Bibiliya avuga ati kwizera kudafite ubukorwa kuba gupfuye. Bantu banje mu nkande za Galaxy babirebe za Manigani, apana Galaxy ndikoresha Manigani, amafaranga manuke mu izina rya Yesu. Buri muntu wese urahanga ndagusengeye Uwiteka agukureho igisuzuguro bakwambika. Hari abantu bakwanze kubera abandi, Imana igukureho igisuzuguriro in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amina, haleluya. Ese pastor kuki ujusengera abantu ugaseka? Ngewe se njyo ndumutindi ko ubutindi aribwo butuma abantu bagira nini, bagira ibigambo bibi. Njyo ntago ndumutindi, mvuga ameze neza. Umva, nudakira kuko nagusengeye, mfite umugore w'umudokiteri azagukiza, azagutera inshinge z'abasazi. Ako mfite umugore mwiza, azagukiza indwara z'abasazi. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane, mujye mujya gusarira ahandi, mureke kunsimbukaho. Imana ibaho umugisha. Ndabizi ndakennye. Akira ubwiza bw'Imana, ariko nimba ukennye ndaza kugushaka. Akira ubwiza bw'Imana nukuri. Amina, ndakiriye amafaranga. Gusa vuba umubwiye Gatema, vuba ugiye gutangira kuvuga igifaransa abantu bacanganikira. Imana iguhe umugisha. Amin. Ugiye kwiga kandi uzabifata nukuri kuwiteka. Ugiye kwiga igifaransa cyangwa no kukiga, ugiye kubikora kandi uzabivuga, uzavuga igifaransa. Bene data ntago ari nini, ibi ari kuvuga ntago ari umwuka. Agiye kukiga ku ishuri, Imana izakimuha kukivuga. Ndi kukiga pastor, ntagiye kukiga. Nukuri Imana iguhe kumenya ikirimi mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Mbabarira guhera uyu munsi. Mvugaho sinavanga utamvuze. Reka ze muvugeho. Guhera uyu munsi ahangaha ino live yanje ya Prophet Hakim yitwa Prophet Hakim kipenzi kya watu. Ni ujye ubona kipenzi kya watu. Muze kureba video yanjye na postinze, murebe kunusi. Murebe ko uyu pastor ari unyizara. Murebe, mujye kureba hariya video na postinze ejo. Mujye kuri nini mu viewing murebe. Gate viewing ndabisukuje kwitureba reba. Ndasa n'amata. Ngena nayishizeho comment. Aha. Imana ibaho umugisha. Aha reba video nashizeho. Urebe kuntu usa n'amata. Uri inshyushyu. Mwebwe mwarangiza mukajya gutuka inshyushyu y'Imana. Ngewe naracecetse, ndaceceka igihe kiragera. Nukuri Gigi ngusigiye ubutumwa bumeze gutyo. Imana ikubohore ikugire neza. Ikubohore ikugire neza. Nta kintu dupfa wa mubyeyi we. Nukuri n'Imana irabireba. Nta kintu dupfa. Ariko ureke izina ryanjye. Urireke. Nurireke ibi bintu Gashumba mbwiye. Ibi bidayimoni bizakureka kandi za hantu biri guturuka. Biri guturuka ku mudamu bita Charlotte wakuroze. Ni ufite izina ryawe. Charlotte niwe Congress. Karabaye. Charlotte ni Congress rero niwe. Charlotte ni Congress. Mbizi njye mvuze ibyo Imana imbwiye. Charlotte ni Congress. Nabyo nzi, mvuze umudamu bita Charlotte. Charlotte ni Congress. Gusa Imana irambwiye ati nuza kundeba nukuri uzabohoka. Congress garagatoye. Ngewe si wavuze ngo yaramuzi. Ngewe simbizi icya kabiri ngo Congress ajya mutera mu nzu akamubona n'amaso ku maso ngo akanamukubita. Simbizi ibyo n'ibyiwe, ndi kuvuga iby'Imana yambwiye. Ndaguhanura Imana ihoraho. Umwana barashaka kumurwaza rware cyane, none utangiye kubura amashereka, utangiye kubyimba amabere yawe, utangiye kugira ikibazo. Imana irambwiye Gigi, reka va muri abo bapasteri bose bakubeshabesha ku ma TikTok, baveho bose. Imana izaguherezo ryiza kandi izakurinda. Ibi ndabiguhanuye nk'umukozi w'Imana. Izakurinda babi bose ku buzima bwawe. Njewe nuko nguko nkora kandi siga n'umugisha hejuru yawe. Imana irambwiye nuza ukabana nanjye ukandeka, Imana izakugirira neza. Amen. Nukuri uzagirwa neza n'Imana. Ibi ngibi byose bikubaho, byose biraterwa n'abantu bagiye kukuroga mu muryango w'iwanyu. Niyo mpamvu wagombaga kuri umudamu w'umuministre cyangwa se umudepite muri Malawi, ariko babigukuye mu kanwa, babigukuraho. Ariko Imana irambwiye
usenge cyane kuko wari ugiye kuzahabwa inzu yo kubamo barayikwambura kodesha. Uwiteka avuganye nanjye, Imana yo mu ijuru igiye kugukorera buri kintu cyose ku buzima bwawe. Pastor ko numva ibintu byose ubizi. Ibi ni umwuka w'Imana ari kuganira nawe. Ibiki wavuze iki? Ibyo ngibyo ntabyo navuze. Nibyo sibyo? Nibyo. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Uyu mudamu afite umuvumo umugenda kandi umuntu uzawumukuraho. Ninjye Prophet Kim, nta wundi mu pastor uzagukuraho ibi bintu. Abo ba pastor bajya kugusengera bakubeshya, barakubeshya, barashaka kuba hano $2 twawe usigaranye twose bakugira iki, bakugira umusazi. Imana ikurinde kwandagara. Ibi ndabikubwiye Imana yo mu ijuru. Kandi ari abantu bakugiriyeho kugira ngo bagukorere nabi. Ibi ndakurahiye Imana ihoraho. Nuzukande buzabaho kuzaryama neza. Uzahita uyu mugabo, reka nkwereke. Linda gatoya. Lindira. Uyu muntu nzamuye hanga bita GB. Uyu nguyu uhora mu rusaku. Iriya nzu apostinze ni yanjye. Iri kuri profile yiwe. C'est ma maison. Mu nzu zanjye bwite ziri mu mazina yanjye. Iyi nzu ubona hanga. Pastor ariko komeza umanurire. GB iriya nzu wapostinze ni yande. Nuko mbonye ari inzu yanjye niyo mpamvu muzamuye. Nubwo ntakuzi. Ni yawe pastor, ni yawe postinze ninjye wakoze twatu video nkukoreye Angebad. Simumva. Iriya ni inzu yanjye. Pastor natwe rwose uzadusenge tujye tureka guhora tubwira bwira. Niba nta hantu ho gutura Digi uzaze Kigali nuburaho kuza mfite inzu muri Vision City nzaguha inzu ujye kubamo ariko Imana ikubohore ubuzima bwawe bugende neza. Amina. Uyibemo iminsi uzaba uri Kigali muri vacances n'umwana wawe n'abana bawe nurangiza usubire muri Malawi. Urebe ko nta n'umutima mubi mfite. Njyewe jepepa nta mutima mubi ngira. Imana yamaye ubumana, Imana ibifatika. Kandi anga ndiba ndi mu bubiri gihanga ngiye natangiye ureka mabwire abantu bose baranga mu bubiri ngiye gutangira societe kandi Imana izabikora mu izina rya Yesu. Uwiteka abaho umugisha. Ngiye gutangira societe, namaze gufungura societe ahanga. Uwiteka mama munini. Uwiteka avuganye nanjye guhera uyu munsi wa none muhabwe icyubahiro cy'Imana. Njyewe ndamusengeye uyu mudamu abohorwe kandi agirirwe neza n'Imana. Sindu aba bapasiteri birirwa ahangaha bakabona karabo bakavuga ati ngo ngo Imana ibahe umugisha njyewe ahangaha bakana TikTok Universal. Mureka amashari, mushaka amavuta. Njyewe sinaje kubigisha ijambo hanga, naje kubabohora karande n'imizimu. Njyewe ndabikubwiye mukobwa mwiza, mubyeyi mwiza, nuza hangaha ninjye uzakubohora iyo mizimu bakohereje. Icya kabiri, hari undi mugabo bita Mugisha, niyo bagiye kukurogeraho, niyo ufite inyenyeri yawe. Mugisha niyo ufite inyenyeri yawe. Urara udasinzira, usinzira ku manywa, ijoro ryose wabuze ibitotsi. Bari indwara baguterereje. Abantu bazi ko ari ugukunda gusa ari ibiki bakakubona uko bashaka ku matelefone mu ijoro. Hoya wabuze ibitotsi. Bagutwaye some yawe, ariko some yawe ugiye kugaruka. Some yawe ugiye kugaruka. Some yawe igiye kugaruka. Iyi TikTok yanjye imaze gufungura umugisha. Hari umuntu hari umuntu uri ahangaha uramamagara ucyenye gute se? Imana ivuganye nanjye guhera uyu munsi wa none ndabarahiye Imana ihora. Uwitwa Gashumba wowe ugiye kongera kubona za visa zawe, Imana igufungura ingendo z'umugisha. Amina. Nubundi narangije. Uwitwa Belladon
ndakurahiye nimba ndi umupasiteri wawe ugiye gukora ibintu bikomeye, mariage yawe ugiye kuba renewed kugera icecekesha abantu bose baguhagurukiye. Haleluya. Bible kuri kuvuga ngo abantu bose bavuga ngo ese nta cyiza kizava hariya, icyiza kigiye kuhava. Salute. Ugiye kubona permis yawe, drive license. Uwitwa Iget ngiye kukubona mu Bubiligi vuba. Nubwo nawe ugira nimba ari utuzimu utakweme, vuga amen vuba uvuge ngo ndabyakiriye. Ndabyakiriye pastor. Mana warugombaga gutsindwa visa yawe, ariko ndasenga Imana visa iyiguhe. Ariko icyo ndi kubona mu maso ni fail, ariko icyo ngusengeye Imana ibikore kubwo ndi umukozi wayo. Amen. Mu izina ryande rya Yesu. Ya Yesu. Hano hari umuntu urwaye, Imana igiye kugirira neza. Ibi ese ngume mu mavuta cyangwa mbireke? Guma mu mavuta ariko nanjye ungereho. Nanjye ntunsige. Twatangiranye pasa, twatangiranye ntunsige. Ko numva ngurutse, reba kuntu njye nandukanye n'abandi, umubabaro wanjye tugenda gutya, urabona? Erega iyo umuntu avuze pasta arabohoka, kuvuga ni ukubohoka. Aloke sipa nende boleboda ibi ndabikubwiye mushiki wanjye Gatema, abantu baguciriye iteka uzasubira iwanyu ujye kububakira ibintu bikomeye. Amina. Ibi ndakurahiye Imana ihoraho irabigukoreye. Haleluya, ndashimiye. Umva ikintu nakoze, hari umuntu wanyangaga kera, ninjye wamuguriye inzu yabagamo Gisozi, ndamwimura ndamubwira ati imuka genda. Uyu munsi nawe ndabona Imana igiye kwimura abantu. Hagira unzamura uturoza none ahangaha, la broda gadeke seteleba, nzamurira in the name of Jesus, nzamurira in the name of Jesus. Vuga ngo amen. Munzamurire lekada rabada. Imana imbwiye ngo ugiye gukomera Gate, nubwo uko bakuzi bagiye guhindura amagambo yabo, niko Imana ivuganye nanjye. Haleluya. Nkasimbuka mu Rwanda afite urusengero rurenga abantu 2000 na bangahe. Amayi mbana nabuza amafaranga yo kuba nagura indaye. Warangiza ukavuga ati mwari ikinishije umudamu muzima ufite abana 5. Ariko nkatuza nkaceceka. Bene data nkaceceka mama dada. It was hearted me, umutima ukameneka amarira menshi kuko ndi umukozi w'Imana. Ngatuza nkaceceka. Ntaburi cyo mbivugaho. Umugabo bita Godfather aramamagara arambwira ati ongera uhaguruka ukorera Imana. Niyo naba ndi mubi bene data, sinabura umukobwa nahamagara uri unkunda cyane, urimo to me, ntabwo najya gutereta muri Malawi. Ibi bintu mbivuza hanga bimaze umwaka ncecetse. Impamvu hari igihe umuntu aceceka bakagira ko umuntu atagira umunwa. Aba papa babyeyi muri ahanga bari hejuru. Uko siko kuri iyo umuntu acecetse. Ikinyoma kiragenda. Buriya kuba Pastor Kiba atajya avuga ikintu runaka, buriya ibyo avuga ni ukuri. Ibyo bamuvugaho ni ukuri. Nzahanga hanje gusengera umuntu. Uyo mudamu wavuze ko afite ubwambure bwanjye, abuzana bushira hanga, nanjye she ibifoto bye yanyoherereje. Nahuye nawe kuri social media. Mama dada munyumve neza kuno njye mbabaye mu mutima. Bene data munyumve. Nahuye n'uyo mugigi kuri online.
ari gutukana n'umudamu bitatunga uyu urwanya igihugu cy'u Rwanda uvuga realite nyinshi. Njyewe ntabwo ndwanya igihugu cy'u Rwanda, sinahunze, sinakoze iki, mfite ibyanjye personnellement. Pastor Mama rinda gato mazidangiza. mbakagira nkawe umva nkubwire ngusabe. Rinda gatoye mama, ibi bintu None bimaze wakihanganya ugasenga hanyuma ukabyihorera ko nekereza ko no. Bimaze kunyangiriza izina buri wese avuga ibyo ari byo byose. Pastor avuge, bitazantera umunsi umwe. Impamvu ki twe turaba pastor nicyo kintu mudufatira mu kinege nke. Ntibakabamenyere. Baradufatira mu ntege nke za buri munsi. Duceceke murabashumba, Yesu azabarwanirira, Yesu azabakorera ibi. Why this? Mama dada ugomba kubimenya kuko nawe murashaka kukubona hanga kuri live yanjye akakwandikira personnel akakubwira ngo nawe wagiye kuya pano wa mugabo ugucurikisha telefone. No, barabitubwira kenshi, barabitubwira kenshi ariko ngomba kubisobanura kandi kwihangana bitera kunesha. Ndamubaga. Munyumve neza. Mama impamvu nabicecetse narinzi ko ibintu byarangiye ndaceceka navuga ati Imana izanini, ariko niyo turufu buri wese ari gushaka kujya gukoresha kuri imihanda. Bazazane umuntu uhakana amavuta yanjye, mwese mwarabibonye, abagwayi ntibakira, mama dada ntibakira. Bazazane proof y'umuntu nasabye amafaranga, a millionaire mu gihugu cy'u Rwanda aho nabaga, nta musore w'umupasteri who has a money more than me ukorera Imana. I swear to God, I swear to God, utunze amafaranga natunze. Come here, naje gukorera Imana nasabye ikintu. Uyo mudamu twahure kuri online ndamwandikira ndamubwira kuki barimo kukwarabika umutima w'urukundo mwinshi. Ndamubwira ati ma nimero yawe nza kumutumira kuri Zoom, aho senga kuri Zoom ari muri Malawi. Ariko mwababyeyi mwe mwaje muri murabona nje mbangazanga, je suis intellectuel man. Baragenda bavuga ibyo bavuga, Imana ishimwe, ariko nje kubabwira amakuru yose babahaye kuri njyewe ni ikinyoma. Umuntu yageraho aguha amafoto yambaye ubusa, nta cyabaye. Mama wanje hanga mu Bubirigi banyoreje amafoto bambaye ubusa. Naramubwiye ati dore ibintu byabaye kuri Bishop Bosco i Kigali, nanjye wabona bimbayeho, reka mfate screenshot. Gatema ntago nakoze screenshot. Ndabifite byose ndabifite. So pasi Uyu njya mwana byarangiye. kuri video namubwiye ati Gatema dore this and this and this and this. Bene data muri ahanga ndonge ndabibabwiye, if you don't like me I will fight with you spiritually. Buri muntu abantu hose uyu mu mama aragenda bakamu interview arashaka kumenyekana. Wagize ibyo ukora bizatuma umenyekana tarahanga atari izina ryanjye. Wagize ibyo ukora ku Imana imenyekanisha abantu. Impamvu nacecetse, Imana arambwiye numara kugira public maze kukuzamura kuri imihanda bagutukiyeho uzabaho ubusobanuro. Ndaceceka for 1 year, umwaka wose. Njyewe simwataka muze kumva n'ama audio yari kuri YouTube n'uyo mu mama. Naravuze ati mama mvugisha neza sitwubahukane, umvugishe neza mwumve. Hari gihe tugira ikinyabupfura cyinshi, muranyangiriza izina. Why unshaka wiki? Ni utankunda ndeka. Ndumupapa uzabyara, ndumupapa uzagira abantu, ndumupapa uyoboye abantu bakuru, ababyeyi nkamwe. Ibi ndabivuze mbishizeho umucyo. Mbishizeho umucyo. Guhera uyu munsi mbivugiye kuri pano yanjye. Kandi ndabisobanuye mvuze aya magambo. Niba utanyemera uceceke.
wikomereza ubuzima bwawe nanjye nkomeza ubwanjye. Kuko ndarambiwe ibyo bintu mbishizeho umucyo. Nta mukobwa ahangaha mvugana nawe. Umuntu wagiye gufata ino zahabu akayima, unagafata ino saha akayima, nta gitsina gabo kirimo ahangaha wakoze ibi bintu. Umuntu wese wakoze ibi bintu ntabwo ari gitsina gabo. Uyu muntu nimba amaye isaha niki namubwira kimunanire? Bivuga ngo ibinyoma byose bihari aha hantu reka mbihagarike. Niba koko uyo mudamu, kuko numvishe narinziko byarangiye mama Dada, ariko biracyari gukora ngo niyo turufu. Mwumvishe n'uwitwa Congress ngo njyewe nohereje umwuka wo kwitinganisha muri famiye yabo. Imagine umuntu ajanga ha bwa mbere kunkurikirana ari kumva video y'umuntu arimo gukora. Ngo njyewe nohereje umwuka wo kwitinga kuri umuntu sindamubona amaso ku maso. Fasha 30,000 nari kuri live la poeta arimo kumbwira ati Pastor Hakim umbabarire naje kugutukaha abamodereta bawe baramanuye. Numva birambabaje. Nubari kubikora. Mumbabarire mumanura abantu please. Ndabasabye. No ansaba imbabazi, ndamubwira ati la poeta turaturanye mu Bubiligi, nta kibazo ngufiteho na kimwe. Sorry for them. Umbabarire kuri bo. La poeta aravuga ati is okay pasteur. Birarangira. Uyu mubyeyi bita Ladies Choice nkunda kandi nubaha kuko ari umumama. Aho narindi hazaho kubaho misunderstanding kuri wiwe. Murabizi yansabye imbabazi, ndamubwira ati mama Ladies Choice, aho nzahurira nawe nzakubaha nk'umubyeyi, nzagukunda, nzagusengera. Arambwira ati mbabarira. Uyu ni wa mubyeyi wavuze ko ngo azarwara ibibyimba 48, bavuga ko azarwara ibibyimba 48. N'uyu nguyu aranje ambwira ati habayeho misunderstanding. Kandi mu byukuri no kuri yo live nimba Ladies Choice abyibuka, naravuze ati umuntu mbwira ibintu ndamubabariye. Godfather yaraje arambwira ati Pastor Hakim reka kwifuriza umuntu bibi. Urabyibuka Ladies Choice? Ndabeshya? Ntago nkwifuriza ibintu bibi. Aranje arambwira ati ngiye gusiba video zose nakuvuzeho nabi, ngiye gukora buri kintu cyose kimeze gutya, ariko sindi gushaka umuntu uzahanga kunyicaraho akoresheje ibintu byatambutse. Uyo mudama mama Dada mfashe 30,000 word limit. Nohereje umumama arambwira ati ngo pastor uzakanda akanyenyeri. Ese ko mwege mujya muvuga ngo mutura ibivuye mu mutima wanyu, mwebwe twabaha twebwe ibivuye mu mitima yacu mukabisuzugura. Nguhaye 30,000 ntacyo wankoreye, ntacyo wakoze, nta kintu na kimwe, nta nahantu duhuri, nta niki. Uratangiye ngo ndagusuzuguye, ngo nahaye umuntu runaka amafaranga, ngo nawe ngwe $500. Murabizi ubuzima tubayeho hano hanze, kugira ubone 50 euros ugomba kuba wateruye amakarito, ugomba kuba wakoze akazi, ugomba kuba wakoze ibiki. Turare twebwe duhagaze njyo mura transport ahanga nirukanse nyuma y'ikamyo ijoro ryose, fate salaire yanjye yose ngo nyikuheho. Wankoreye iki? Nimunabona n'umuntu w'Iburaya afasha amafaranga amayero 20 akayaguha, menya ko amayero 20 yakoze isaha yose ari guterura amakarito, ahagaze ari security. Benshi ntago amadiplome yabo yabaye renewed, birasaba ko bakora, birasaba ko ubuzima bwabo buhagarara. Ariko ngo haya amafaranga unyiseko ngusuzuguye, uri umubillionaire kutayansubije. Kunkorera live yo kuntuka njyewe Prophet Hakim ntibizabuza ko abantu bazakira, ntibizabuza ko abantu bazatabarwa. Ibi mbivuze ahangaha
n'ubu butumwa bugere kuri uyu mubyeyi bita Gigi. Njye sinjya nkoresha imvugo nyandagazi. Bimugarukeho. Bimubwire ngo mama undeke ukomeze ubuzima bwawe. Nanjye nkora ubwanjye. Sinshaka intambara nawe. Pastor, mukuru wanjye. Hakim. Linda gato la poete, indeed. Okay. Linda gato urambwira. Se. Ndagusabye mundeke. Ariko mwemerewe kuba mwakritika ibyo nkora kuko mutabyumva. Bibiliya avuga mu Baroma 5 ngo iby'umwuka bijajwa n'abanyamwuka. Wavuga ngo nasengeye umuntu yazanye padi nta kibazo, reka kujya muri buzima bwanjye privé unyangisha abantu kuko nanjye ntawo nangisha abandi. Maze umwaka wose bene data umutima wanjye wuzuye amarira mbona ibyo mukora. Bamwe mu bapasiteri niba Imana yaramaye ubuntu aba bantu 900,000 baza kunyatendinga buri munsi, ntago waba ubeshya abantu baskama baze kwatendinga amezi 2 amezi 3 amezi 8 baza hanga kunyumviriza. Iyo scammer bimeze gute se? Hari umbwira ati ngo icara kuri telefone yawe. Bene data mutumve, munyumve. Munyumve ni munyumve nka pastor. Munyumve nkawe ari wowe birimo kubaho ibi bintu. Mutima wanjye urajenjagura babaye. Uzuye agahinda. Paul yarabivuze. Ibyo bintu bigize icyaha njye nimumenya ndamufungisha, ibyo bintu bigize icyaha. Gufata izina ryanjye, mwibuke ko nanjye nzagira abana. Mwibuke ko nanjye nzabyara. Abana banjye bazumve ko papa wabo yoherezaga ibitsina bye ku bantu. Are you understand me? Muranyumva ibyo bintu? Ubu koko njyewe mbuze kuba nakora affaire yo kuba nasebye umuntu. Murabona nta bwenge mfite, ariko si cyo Kristo yantumye guhagarara no gukomera. Impamvu mama dada nakuyeho connection yo kuvugana n'abantu, sibyo? Mubyeyi, profesi ntanga mama dada irasobanutse. Mvuga passé, nkavuga présent, nkavuga future, niba urwaye nkagusengera ukahavukize. Niba udakize sinjye waguteye indwara. Sinjye ukiza ni Imana. Niyo naba nikinisha ndi mu Buruseli, hari ahantu muri Matonge bagura indaya y'umuzungu iteye neza, imeze neza. Linda gato la poete, linda gato we. Wambabarira nkakubwira mbabarira. Go basi mbabarira ngewe. Usabye imbabazi nka mukuru wanjye unyumve. Ngewe ibi ngibi ngiye kuvuga nta munsi mumwe nigeze mbivuga gusa nashaka ko mubimenya. Ibi ngiye kubivuga ngewe ndi pasiteri by certificate. Iyo certificate yo pasiteri ndayifite. Ariko sinaza hano ngo nite umupasiteri kuko ntabimerita. Sinahamagawe. Ariko narabyize nkurikije n'ubumenyi nakuye mu seminari imyaka 4 niga Bible na theology muri rusange. Munyumve neza. Pastor warabizi na certificate narayimweretse. Pastor ndabeshya. Yego komeza. So ariko narumiwe ariko Bible irambwira ngo komeza uvuge ikibazo cyawe ushaka kumbwira n'iki la poe mbabarumbwire nifite ibyo kuvuga. Ibyo nshaka kuvuga ni kimwe. Pastor aba bantu barakunanije bakurwanyije kenshi, igihe urimo mbabarira, ndagusabye nk'umuturanyi, mbabazwa cyane no kuba uri mu bantu cyeka kari abakunzi bawe. Pastor ngewe narabikubwiye wenda kubera ndi umwana ntago ujya unyumva, ujya wumva nkuvuga ukagira ndakuvuga nabi. Ngenda gukunda nk'umuturanyi tutakinaturanye. Singituye Belgique ngewe. Siho ngituye. Ko nawe wowe wete Jessica. Turavuga wowe. Barabagore bicayemo. Tumamurira poete navuga ntagasoza ndabaye. Oya rwose la poete ntacyo dufatamo. Kumenyereye wikiza rero gucinya inkoro hano. Najambo tugwaye. Pasiteri yarantunze. Turanze. Ubundi uba waje gushungera ikiyaga ko ubundi buhora kuri panel.
amafaranga njyewe. Genda wambobo. Jessica, pasiteri ntabwo ndusha amafaranga. Umva nkubwire ntabwo yandusha. Urindire gato. Linda gato Gigi. Rindire. Umva mbabwira. Ntabwo natukanira kwa pasiteri. Bata ni ibintu umva mbabwira mwabigora. Warindire gato se la pote ukanyumva. Ntabwo dushaka kumva raporo. Okay, ndakubaza poete mu manure. Pastor mu manure akajya gufata. Oya ni mu manure. Rindira gato we. Rindira gato ni mu manure. Mwe murindiri. Reka ndangize. Mwabyumvishe neza. Icyo cyanzanya ahangaha ntihazigire umuntu uza kutuvana muri mood turimo. Ahangaha mbisobanuye imbere y'abakristo banyubaha kandi bankunda. Nta muntu ndi kwisobanuraho numwe. Nje kubabwira Papa Meddy, suri umubyeyi. Nje kubabwira hanga nakorewe akarengane n'aba bantu bari ahangaha, ariko Imana yo mu ijuru isabye ko mvuga uyu munsi. Hashize umwaka umwe n'igice nibwo nongeye kuvuga. N'abantu bose ndabizi ko birimo kuba recorded. Ndabizi ko byamubayeho ihanga. Na Yesu byamubayeho. Uranyumva neza? Ariko njewe ndi muri flesh. Uri ari umwana w'Imana. Uri ni Imana. Njewe ndi umuntu uri ku isi wambaye umubiri. Nkeneye témoignage no kunyubaha. Nanjye nkubaha abantu. Ndabubaha nanjye mukeneye kuba twagendana. Iyo utanyemera ntuza gushungera. Urafunga urambloka ugakomeza aferi zawe. Ariko kubona abantu b'ababyeyi, umubyeyi muzima ushaka kuvuga ngo njewe naramusabye kwikinisha. Me, that is not. Mbivugiye aha nari maze iminsi numva umutima wanjye ugiye guturika. Nje kubabwira ukuri kw'ibyambayeho. Nararenganyijwe. Maze kurenganywa abantu bankorera ikinyoma. Kiza kingwaho. Ndatuza ndaceceka. Benshi muri mwebwe mumvaho. Muzi ko ibyo bavuga ari ukuri. Ibi ndabivuga byamfashe igihe. Byamfashe igihe umutima wanjye ujenjagu. Nkicara nkabura amahoro muri njyewe. Mvuga ati Gomana, umunsi umwe abantu bawo bazamenya ukuri. Gute nimba koko ibyo bintu byarabaye next year. Buri kanya uyu muntu akoresha iyo mvugo yo gushaka kumfatira muri icyo kintu. Why? Basa ariko twakurwanye uko dushoboye. Ndabizi neza Kim Gatema. I really appreciate for you. Ndabizi neza ko ari wowe wahagaze. I'm sorry ko amusha kuba narira hanga imbere yanjye. Pastor ikomeze n'ukuri. Umutima wanjye waragiye urabastinga. Nkafasha abantu rimwe na rimwe finance. Bamwe nkabafasha mubaze mama Biju nuko atari ahanga. Mumubaze ngo how many millions na amafaranga ngahe muha kugira ngo yandikire umuntu runaka nabonye ikibazo amwishyurira inzu. Ndi ahangaha mu Burayi. Amafaranga ahangaha mu Burayi cyangwa muri Amerika murayazi. Iyo utari mu Edes Wanyante hari ibyo uri gukora bituma ayo mafaranga aza ntago tuyatora. Abantu ahangaha baricaye baragenda baravuga ati uyu munsi tumubabaze. Eske nimba ko kutemera ibyo nkora wafunguye ibyo ukora wowe ugasengera abo bantu. Wabafungure numvishe ngeze igihe cyo kureka ino social media ino platform ya TikTok. Imana irambwira ati ninjye wagutumye kuri bari abantu bagutuke ari kubasengera. Bamwe banyita ko ndi scammer. Who am I scammer? Mbaye mu rusengero rwanjye Kigali abakristo banje barahangaha.
ninde mukristo wigeze unyishyurira rent? Ninde mukristo wigeze unyishyurira church yacu tujya kuyifata kugira ngo ibi yacu twayishyuraga $2,280,000 nicaza abantu barenga $2,000,000 sinumwe n'umunsi numwe ku muntu wari we wese uranyita scammer. Yego ufite responsibility zo kunyita icyo ushaka, ariko reka kujya mu buzima bwanjye buri personnel. Wakritika ibyo nkora, wanyita fake pastor, yes, ariko reka kurengera. Ugenda uvuge ku bwambure bwanjye, uvuge ku mubiri wanjye, kuko ntabwo uri kuri mode yabo nashobora guhagarara nabo. Ntabwo uri kuri mode aho ndi byagusaba igiciro kugira uhagere. Warangiza kuvuga ibibi ku byo nkora cyangwa si byo mubona hanga kuri social media. Yasengeye umuntu byagenze utya simwemera, is okay. Amina pastor. Ariko uri kumbabaza ku mubiri wanjye. Atari barakubabaje Njyewe nimbikora aya marira ndize ahanga, nimbikora usha gutakaza n'ubuzima. Ndamutse ndize, enough is enough. Pastor, nyamara nibi bashakaga nibyo nshaka kubwira ngo ntubikore. Never. Ndashaka kubikora. No. Simbikoze ku bwabo. Kubaza pastor. Linda gatoya. Ibi bintu abantu benshi barahanga. Munyumve muri ababyeyi. Ukuri gushyanukuza ibyo ari kuvuga ari ibyake. Ako gatema kandi kwibwira pastor kuvuga ni ibintu bimaze umwaka wose la poet. Linda gatoya. Ndabizi rwose. Inane. Ndahanga mwaba pastor imwe muraha. Mubwira abakristo banyu, aba n'abantu nahuye nabo kuri TikTok. Simbazi, benshi simbazi. Bamwe n'abakristo banje nabanye nabo. Ako pate ibintu byo bashakaga, ibibaye nibyo bashakaga. Kowe watu abagiye ku. Gapoe mbabara mbe nkumanuye gatoya. Please nutawugenda kuvuga pastor, uri kubahereza intsinzi. Linda gatoya, lindira. Reka bayumva intsinzi. Pastor manura rapoe. This is my panel. Iyi ni panel yanjye, hano ni iwanje. Aha ni iwanje. Nta muntu agiye kwisobanuraho no. Bene data ndumushumba wanyu kugira mbasengera hanga. Murabona ko nicaye mu modoka amasaha ndimo gutanga ubuzima bwanjye ku bwanyu. Abadafite ibyiringiro bikabiyongereraho. Benshi simbazi sindahura namwe. Uyu ni umurimo data zampembera. Nta muntu ndandikira ku ruhande mubwire ngo ma ituro. No, nta muntu ndabikora. Sinamwe gusa no muri church iwanjye Kigali nta mukristo uranzana n'umufuka w'umuceri. Aho nabaga Kigali nta mu Buruseli. Ndi umwana wabuze ababyeyi ndi muto. Yesu ambera umubyeyi yahindura amateka yanjye. Uyu munsi ufite abandi babyeyi Imana yamaye mbana nabo hanga tudahuje uruhu, ariko bankunda. Mfite umuryango. Please, ndabinginze kritika ku murimo nkora, ariko reka to criticize me ku buzima bwanjye. Bibiliya avuga ati ngo when you touch the eyes of my man of God. Ndi umupasiteri wasenge wasizwe amavuta. Nindira ku buzima bwawe, I swear to God, ntabwo uzamara iminsi 2 uriho. Sinaje kuvuma umuntu, naje gutanga ubugingo ku bantu no kubaha ibyiringiro. Niba uhostinga TikTok yawe ikazaho abantu 15, ntabwo bivuga ngo Pastor Kim yagutwaye abantu. Hoya, abantu bankandaho ngaha kuza kunkandaho. Ntago ubu n'ubu Imana yamaye
bwo kuba nababwiriza aya masaha mukicara hanga mukaza kunyumviriza. N'ubu n'Imana yashizeho. Vuga kubyo nkora, reka kuvuga ku buzima bwanjye. Ndagusabye. Ndi umuntu ufite umuryango uzabana n'umuryango. Reka kunyicira future iri physical. Nubwo future ari Imana yigenga. Wa mubyeyi we ndabikubwiye. Ndonye nabikubwiye Gigi. Maze umwaka wose ncecetse. Ntuje mu mutima wanjye. Nahuye nawe nkwandikira, ntakuzi ntarabonana nawe. Uri umumama ufite abana 5. Ndi umusore mutoya. Mfite kukubaha kuko uri mukuru uri umubyeyi wabo bana. Sinshaka kukwandagaza. Sinshaka no kukuvuga nabi. Aho uri wigaye ubuzima bwanjye uhora unyataka. Ibyo bintu bimaze umwaka. Ariko ndabona buri gihe muza kubikoresha nk'iturufu. Umbwira nabi. Niyo byaba byaranabaye. Aho twahuriye njyewe nawe niho byagombaga kuba byakemukira. Please. Sinaryamanye nawe, sinikishinjanje nawe, sinakoranye nawe, nta kizabuza abantu kuza kunyumviriza. Mu gihe cyose nyifite amavuta y'Imana ku buzima bwanjye, abantu bazaza kumva kandi bazakira. Ndakurahiye Imana inkoraho. Ibi mbivugiye hangaha. Nta kibazo mfitanye nawe. Mbivugiye kuri pano yanjye, nta handi hantu nagiye kubivugira. Nakorewe akarengane, niyo mpamvu nakuyeho kuvugana n'abantu personnel. Kuva igihe navugana niyo mudamu, maze kuvugana nawe mbona ibintu please. So guhera uyu munsi utuzwe mu buzima bwawe. I'll be my life. Sinkuzi, sindana kubona, sindana kora buri kintu cyose. Ndakwinginze mube mu byanyu. Bene data ba Kristo bankurikira. Uyu munsi mbahaye itangazo. Nararenganijwe ariko Yesu yarahagaze. Ninjye wahagaze ntago ari Yesu. Urakoze cyane. Agatema. Nanjye ndahari. Pastor nanjye ndahari. Linda gatoya wihangane. Yarahagaze koko, yaravuze baramututse. Mujye mwemera imyemerere ya buri muntu wese uko avuga. Imana yo mu ijuru iha umugisha buri muntu wese urahanga. Iha umugisha buri wese urahanga. Kuko urazanga kuri pano ukahita wandikirwa n'abantu ngo ese wagiye guhura n'uriya muteka mitwe. Niba ndi umuteka mitwe, why you follow me? Why uza kundeba? Eko pata narakubwiye ngo witeze imbwa zikagusiga imbaraga. Urumva? Umva namwe nta mwanya mufite. Ni njye waruri hejuru kuri pano. Pastor ni njye tukomezanya tuvugana. Guhera uyu munsi wa none. Yego. Ndabasabye ciye bugufi. Niba ibyo mwumvishe byose mwarabyumvishe kuri njyewe. It was lying. Ufite ubwambure bwanjye numwe azaza bunyereke. Ndi umusore, ndi umugabo, natereta, nakora buri kintu cyose, siko bimeze, ariko ntimujye kumfatiranya mu bintu bidafite proof. Zano kuri barakurenganya, ngende mbibona. May the Lord bless you. Imana ibahe umugisha kandi mugirirwe neza n'Imana. Ngaho Jessica. Makakanya. Reka Jessica banza. Nyamara pata. Rapoti yagiye agabanya umunwa. Wowe wacecetse. Vuga ngaho Jessica. Wowe kuri pano hejuru. Reka rero mbabwire mwe abantu mwe mugomba kuzajya mwiga kugira discipline. Nimba umuntu agwa agaciro akakuzamura, ujye umwubaha. Kuki uza kumurusha umunwa wowe uje kumubwira iki? Kabari ufite pa. Ikibazo si umunwa. Reka banza vuge la poete sibyo please. Basta ndasabisha. Reka Jessica banze. Uriya muri tonte. Reka Jessica banze noneho tugende dutangana ijambo sibyo? Mwihangane.
ahubwo se barananga gute kandi ari njye wari uri hejuru kuri pano uri kunsengera kuki umushaka kunanga ngaho vuga Jesse ke Jessica sengerwe amen yego nyine none se njye ntago naje gusengerwa business nayitaye kugira ngo nanjye Imana indebe bagusengere Jessica bagusengere rero mureke gushakuza kuntwara umugisha wanjye mu mbabare cyane batawukunya Pastor Kim nje Yego genda jya nkubwire uriya muryango wabari abana kari babiri abo bana babiri nyine mvuza ubwo uko bavukana barabatambyemo igitambo ikuzimu nabo ubwabo nta mahoro bafite iyo adafungishije mukuru we amujyana mu bapfumu kumurogesha mufite imyuka mibi mwarazwe n'abasekuruza banyu n'ababyeyi bababyara umuyobozi ndamukupa ngera abantu ubu ntago abantu bari kubona ko ndi kuri live muri kumva Pastor ndasaba ijambo okay reka vuge ngavuga gate Jessica aragaruka Pastor Yesu ashimwe amen njye rero Pastor kankubwire njye urabizi pe mu bihumbi n'ibihumbagiza urabizi nakuryamyo sinari nkuzi ndatukwa izina Kim ngo nari kuyi wawe n'ibintu byinshi bambwiye nawe urabizi nawe ibyo urabizi ariko njye ntago nari ko bigihari sibyo ntago nari ko bigihari ntago nari ko ibyo bibazo bigihari numvaga byararangiye kuko nari ko ari njyewe bashorejeho gutuka